muri ibi bihe buri wese aba yibaza ngo situation imeze gute, nabo bavuga bati noneho ntikazatobaho kubera ko inkunga bari kugenda bazihagarika. Ngira ngo byo wenda ntituza kubigarukaho cyane, umukuru w'igihugu nabonye yarabisobanuye mu kiganiro ibijyanye n'inkunga n'ingaruka zazo, uretse ko nazo nabyo uramutse ubikomojeho gatoya ku ngaruka dushobora guterwa n'uko ibihugu byinshi biri kugenda bidufatira ibihano birimo gukuraho inkunga byahaga u Rwanda. Nibyo abantu bashobora kubyumva bagasa n'abagize impungenge yewe muri rusange, cyangwa se nabo izo nkunga zageragaho cyangwa zari zigenewe bikabatera ibibazo. Ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo, ariko ni ukureba nanone abantu bagomba no gusesengura bakavuga bati ibihugu bidufatiye muri kino kinyejana turimo, ibihugu bidufatiye ibihano ni ibihe? Ni ibihugu 4, 5, 6 byo ku mugabane umwe by'i Burayi. Wanabivuga twabonyemo Abadage, Abongereza, Ababiligi, Abanyamerika bo bafashe ibihano birebana n'abantu ku giti cyabo, ariko abantu bakibagirwa yuko hari n'ikindi gihano bafashe kireba abantu bose ku birebana na USAID. USAID bahagaritse inkunga zayo mu bihugu byose, si nkaho bafatiye ibihano ibihugu byose. Ibyo ngibyo abantu ntibakabyibagirwe. N'u Rwanda rurimo, ngira ngo niba USAID nayo irahakorera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukureba nanone uti muri iki kinyejana turimo, ese uburyo mu myaka 5, 10, 15 ukuntu ibintu byakorwaga, iyo ibihugu by'i Burayi byagufatiraga ibihano, ari byo byonyine icyo gihe byonyine byari bifite ijambo, ni kimwe n'ubu ngubu noneho twumva yuko hari ibindi bihugu by'ibihangange birimo bivuka za PMRA, biriho bishyiraho imiryango nka BRICS ikomeye, aho u Rwanda rudahahirana gusa n'ibihugu by'i Burayi. Ubu ngubu ujya muri Aziya, ujya muri Turkiya, ujya mu Bushinwa, ujya muri Qatar, aho isi yabaye umugabane abantu bashobora guhahira ahantu hirya no hino habashobokeye, aho ibihugu bishobora gutsura umubano hirya no hino, aho twongera bihura n'ibyo tugeze gukomozaho. Ibihugu bya Afurika byo biri hano, ibaza aba ari byo bifashe iya mbere mu gufatira ibihano. Ntabwo wabaho ari abaturanyi bagufatiye ibihano. Hanyuma rero wenda n'ikindi abantu bazaganiraho, ni ukuvuga ngo ese tufashe budget y'u Rwanda, ntekereza yuko byazakorwaho ikiganiro kugira ngo abantu bajye bahita banasobanukirwa ntibagire impungenge cyane, bitavuze ko impungenge zivuyeho 100%. Ese muri budget y'u Rwanda yose impungenge nako inkunga ni 70%, ni 60%, ni 50%. Ese ubwo uburebye ugasanga zavuye kuri 50%, uyu munsi zigeze kuri 3 cyangwa 4. Umukerarwanda baravuga bati ntawanga ijana mu rindi, n'ubusa buruta ubusa. Ntabwo bivuze yuko uwagutera inkunga wese wayanga ngo nuko ari nkeya cyangwa se itagikenewe cyane. Ubufatanye n'icyo ibihugu bibanira. Bivuze ngo rero nibyo kuko abantu bagomba kubitekerezaho, ariko noneho n'ikindi nyamukuru wari uvuze, ni ukuvuga uti ese niba u Rwanda ruvuti hari ikibazo cy'umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda, twagishyiriyeho ingamba zo kuwubungabunga muri kariya gace k'umupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho byaranagaragaye ko igihe uwo mutekano wari ugiye kubangamirwa, wari ugiye guhungabanywa, barasa mu Rwanda. Izo ngamba zawuramiye, zatanze umusaruro, zitanga umusaruro, abantu baranabyibonera. Yewe bamwe baravuga n'imisoro bazayikube 2. Umuntu ugeze aho avuga ati n'imisoro yakube 2 kubera ko nabonye za ngamba n'akamaro kazo, ni ukuvuga ko icyo ashyize imbere na mbere ni wa mutekano.
ntabwo rero biba bigaragara yuko atagurana umutekano we inkunga. Ubundi se iyo baza kuharasa rimwe twabonye urugero umuntu yatanga ni twabonye ibisasu babirasa ntibigere mu Rwanda, ariko bimwe byarahageze. Ni mwibaza iyo byose biza kuhagera, aho gupfa abantu 16 harapfuye 100 cyangwa 200, aho gusenyuka amazu 200 300, ndaho gusenyuka amazu 1000, cyangwa se bakanabasha no kurasa mu Rwanda ku buryo babasha no kuhinjira. Umutekano subuze, za nkunga zizakomeza zikaza, zinakomeje zikaza se wahunze zaza zije gufasha nde? Urumva rero ntago ari guhita gusa umuntu avuga ngo abantu bahagaritse inkunga byadogereye. Ni ugusesengura ibyo byose nkubwiyeho, uko isi yafungutse, uko tubana, niba wahahiraga i Burayi ushobora kujya guhahirira muri Aziya, niba wabanaga n'igihugu n'ibyo bihugu byafashe izo ngamba zo gufatira ibihano u Rwanda, ntabwo byacanye umubano n'u Rwanda. Noneho binavuze ko nanoneho n'iyi pozisiyo cyangwa se iki twaganiragaho nyamukuru cyo kuganira na M23, niba noneho se baravugaga bati M23 n'u Rwanda, noneho ba nyir'ubwite bakavuga ati reka da M23 n'abakongomani, nabyo bishobora kugira ibyo bihinduramo, ahubwo ibintu birimo ibintu birihuta. Navuga rero yuko kuri icyo kibazo ko ntabwo umuntu yakwemera cyangwa yihandagaza avuga ngo ntabwo abantu bakigiraho ibyo bakibazaho, ariko nanone ku rundi ruhande bagomba gushyira ku munzani bakareba impamvu u Rwanda ruvuga yuko rwakwemera guhara izo nkunga kubera umutekano warwo. Kuko n'ubundi u Rwanda ruravuze ruti reka tureke rwose ducishe makeya ingamba tuzigabanye tuzivanaho, batava badukatira izo nkunga. Byari bigaragaye yuko ya mpamvu rwavugaga umutekano ari urwitwazo, ubasha kuitwireka ako kanya kubera ibi n'ibi, ariko u Rwanda rwihagaze ruravuga ati tuzakomeza tubisobanure kugeza igihe muzabibonera, wenda banabyumva neza n'izo nkunga bakaba cyangwa se n'ubwo butwererane, iyo mihahirane ikaba yasubiraho. Ngira ngo byumvikanye, ubwo n'abandi badukurikiye baraza kuduha ibitekerezo, baraza kuduha inyunganizi ku ngingo twaganiriyeho, nkuko unabitwemereye buri ubutaha tuzaza no dusesengure koko ibigendanye n'iki izo nkunga zidufasha, ariko ingengo y'imari uko zingana mu ngengo y'imari yo. Ngira ngo nabonye ari umukuru w'igihugu yavuze ko hari igihe twari dukeneye 90% biturutse mu nkunga, k'ibyo bihe twabirenze, ubu hari aho tugeze. Ngira ngo wenda ubutaha nituganira ku cyo kintu abantu bazarushaho kubyumva. Ndumva nta ikintu cyaganirwaho, nta n'inkunga zitangwa, nta n'ibanga riba ririmo. Uretse kuvuga ngo wenda ngo zisigaye zingana na 3 cyangwa na 5% cyangwa na 10%, bakanareba mu buryo mu mubare w'amafaranga zingana iki, abari amafaranga n'iki mu gihe cy'imyaka umuturage asoze gutya, akoze ibikorwa bimeze gutya mu kwigira ku gihugu yaboneka ibintu nk'ibyo. Nabyo birashoboka kuko nize no kubona nta banditse se ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati mu kigega Agaciro harimo angana gutya. Hari abantu baba muri diaspora bambwiye ibintu bijya kumera nk'ibyo, batari ko ibintu by'inkunga wazatubaje tukamenya ngo ni miliyari zingahe, ngo twumve dukoresheje abantu muri diaspora dufite mu bihugu bitandukanye, kugira ngo aba amafaranga ari input, ari injection iza mu bukungu bw'igihugu imbere ivuye hanze, twumve niba tutabonaho pourcentage nini. Ubwo ngira ngo ubutaha ninza byashoboka kuko nge ntekereza yuko ndumva wakomoje ku mafaranga ari mu kigega Agaciro, yagaragaje ko amafaranga ashobora kubye 1.5 cyangwa 2 inkunga tubona mu mwaka. Bivuze ngo rero sinzi niba amakuru yatanze koko yari, ariko niba amakuru ariyo, ni ukuvuga ngo u Rwanda baruhagarikiye izo nkunga uko zingana, rushobora kumara imyaka 2 rukoresheje amafaranga ari mu kigega Agaciro, akaziba icyuho cy'izo nkunga zatangwaga wenda mu gihe cy'imyaka 2 nk'uko mbivuze. Uti n'aba diaspora
wenda n'abakwishyiramo bakagera batanga, ariko n'abanyarwanda byabaye ngombwa ko bati nyaboneka murabizi, mwarabibonye, hari amafaranga mwatanga, byashoboka. Niba ariko bigeze iki gihe ibyo byose bitarakorwa bitaravugwa, nuko nibyo koko ntabwo bavuga ngo nta kabazo kabaye, ariko ntabwo ari ikibazo cyavuga ngo ngaho inka zacitse amabere mu gihugu, nimutabare nimutabare. Reka wenda tubirarikira abantu tuzabiganiraho ubutaha, ubwo niyo mibare yose wayidushakiye mu kigega Agaciro n'ibindi kugira ngo tuzabisesengure dufite data zifatika. Reka ngushimire kubw'umwanya wawe ndetse n'amakuru yose udusangije. Reka nshimire abakurikiye ikiganiro. Reka mwese bifurize kugira ibihe byiza no kunogerwa na gahunda zose muri mwakoze. Mwakoze cyane.